Okay, umva nkubwire. Mwese ubundi kuri bwirirwe mu rugo. Nimba utari buhave, sibyo? Hamagaye wa musheri wawe akaza akadusura nkanamubona. Ariko none akanakumira. Twibaza waje nyine guteke timuzanye gute waje nyine uje kumara ikigo. Mva Black. Ntabwo nkeneye kongera gukora iyi diri yawe. Guki? Kiki? Ubundi umuntu urimo kubwira uramuzi? Mvuga bitari kugushimisha. Genda hano hose mvuga amateka y'umuryango wacu. Tega amatwi. Ariko nta kintu cyo guterwa iki. None ikindi kintu nanone utazi uvuga ngo nta kintu cyo kumva. Ntabwo ushobora gutekereza ukavuga impamvu natategeze twereka boss. Ubu tuvuge ko ari njye boss hano nyine. Murazi ndamuraza. Ngo nta hantu uri bugende. Oya, umunsi nzirirwa mu rugo. None ahubwo bivuze ko nanjye uyu munsi nawe buteke. Ngo iki? Hanyuma se ngende umukozi wawe buri gihe. Buri wese ateka ibyo ari burye. Oya, ntabwo byakunda. Okay. Okay, usije kukorera. Njye kujyana uzi ibyombo, ntegura iby'ibanze uteke. Wapi? Ngaho ugenda uzi ibyombo nanjye ibindi mbikora. Nese ngiye buri munsi ntabwo ari byo ubikora. Ngaho nyumvira no ku izina ry'Imana. Ntacyo ubwo turabigabana, sibyo? Urakora iki? Wagereza ibyombo. Okay, umva nkubwire. Mwese ubundi kuri bwirirwe mu rugo. Nimba utari buhave, sibyo? Hamagaye wa musheri wawe akaza akadusura nkanamubona. Ariko none akanakumira. None uwo musheri wawe ntazi. Uwo musheri wawe mama atazi. None se reka nkubwire. Ubu kano kanya tubigeze 5:00 hafi 6:00. Urumva watunguza umuntu gahunda gutyo gusa ngo naza basura. Ese si sheri wawe? Ndabyumva ariko bafite akazi. Umva nyine kuzana umuntu gusa ubanza ubitegure ubiha umwanya umuteguze. Umusheri wawe wampishe umwaka urashize ukwezi. Ase sinamuberetse. Wewe wamweretse nde? Amafoto nayo nabonye. Ngo iki? Nayo nabonye. Kandi nakweretse mana yanjye. Ntago mwibuka. Nawe ntago uri se. Ubwo rero ntago mwibuka. Sibyo? Urumva umushaka wamushegeye. Nyine nshaka kubona wawe yewe. Atabari nka babandi. Sibyo? Umwana mwiza ariko nzamukwereka abantu. Oya usoma. Kano kanya ntago bya. Muhamagare akuntugakana ibintu wakane yabyange wamubwiye. Ufite ko kamubaze. Umva ibintu byakunda. Gufatiraho umuntu gahunda. Byakunda abantu. Nawe rwose. Ariko ndabona wanarakaye none. Ni revenge. Ndetse gukubite. Comment? Papa. Ouais. Ako ufite imipira myiza nako kari. Ako sikuru mbaye. Okay. To what? No, one shot. Nakozeho. Ahubwo se manzo mbwire. Ubundi icyo wanshakiraga muri make. Ntabwo ari ugukina gusa. Ko ari wambwiye gukina biri mu nose twareruka gukina. Urebye sibyo. Ufite amatsiko hari ikintu nshaka kubaza. Ariko ntabwo ari ibintu nyine byahatara ariko urebye. Nawe nubyumva ko ari wumva ko ari ibintu nyine ngomba kubaza. Bageze iwanjye. Kandi nzi neza ko nigeze nkorega iwanjye.
iwawe cyawe wanjye ku kazi kuri ofisi yanjye. aho nazanye na Keti se? Yeah, exactly Keti. Tikwibaza waje nyine gute Keti muzanye gute waje nyine uje kumara iki ko mva Black. Igitumye ngusanga ahangaha nuko aricyo nshaka ko tuganira. Okay. Niba ari ingenzi zari ikibazo reka wabwira niba uzanye noneho deal uzima cyangwa uzanira amakuru mazima. Ntabwo nkeneye kongera gukora iyi deal yawe. Guki? Ndakeka wanyumvishe. Okay, ntabwo icyo ushaka kuvuga nacyumvishe. Mfite ibintu byinshi nshaka kwitaho. Nshaka kuba kure y'urusaku rw'amasasu. Kazi wampaye ngiye kukavamo. Icyo nakumenyesha. Nibyo ushaka kumbwira se? Yes. Kubera iki se wifuje ukavaho? Nshaka kubaho ubuzima bwanjye buri kure y'urusaku rw'amasasu. Sinzi niba utanyumvishe. Ubwo nari nangiye gutekereza ko byibuze deal twaguhaye wazishoje wazirangije ngo ubone uko uva mu kazi none ngo nukurambiwe akazi. Black, nabikubwiye ndashaka kwita ku bindi byanjye bwite. Ako ubundi bumubajije mu by'ukuri ubundi uramuhora iki? hariya ni iwawe yeah, mukorera nawe? Yeah. Wow. Jye Keti buriya turabana. Ya Keti ni ex wanjye ariko turabana. Rero yansabye ko tuzana ku kazi hari ibyo ashaka kubafasha. Ubafasha? Ibyo rero nibyo nshaka kumenya. Chipson. Nubwo tutamaranye igihe kinini ariko uri umuntu utambeshya. Tukibaza nyine ikintu ikibazo cyabaye mu rugo nkabagena kiza urumva urugo rwanjye. Noneho ikindi ni ku kazi kanjye. Kuhaza ibibazo sinamenye ngo ikibazo cyabaye ni ikihe. Umva ngo wanahageze n'iki kibazo cyabaye ntamenye. Ngiye urumva nari nzi ko bizi gusa banyeretse umubosi uhari uriya Judy. Fiance wawe ndakeka. Barambwira ngo niwe boss aba ari we mbibwira nibijyanye ngo n'abantu bari babateye kandi nari mfite amakuru kuko nanjye nigeze guhura nabyo nyine n'umutipe mandi baranyirukankana ku byabereye umunsi umwe baramanje baranyirukankana bahita baza kuri ofisi yanjye ngo ntabwo nari mbizi aho story nayiteye Keti mubwira ukuntu nyine abantu banyirukankanye n'ibiki urumva bihurirana n'ukuntu nawe hari abantu babiri baje bamusanga muri ofisi ngo arabitsimba muri toilette ibintu nk'ibyo nyine arakwitabaza aranyitabaza ngo sinzi ukuntu ngo abantu bakorana batabyumvaga neza ngo nze mbabwira ukuntu bishobora kuba bihurirana muri ubwo buryo rero nisanze ndi iwawe ntanabizi ko ari iwawe. Hari ikintu ufite gifatika ko gupfa n'uriya mugabo ku buryo twamugirira nabi? No. Izo diri ndazirambiwe. Ni ukuvuga ngo kuva igihe cyose tumaze dukorana wakoraga nawe ibintu utazi. Uzi ikintu nakubwira? Ngiye kuguha igihe ugenda ubitekerezeho uzaza ufite umwanzuro wanyu. Gusa urabona kano gasore k'urusatsi kirirwa kiruka mu muhanda ka Jibu
uzakabaze buriya nako twarakoranye azakubwira uko bigenda kugira ngo uve muri kano kazi cyane cyane ko wowe nta n'ikintu wakoze ibaze ko no gushimuta kariya kana kadapimye ibiro 2 ka Judy byakunaniye no kugakuramo n'udukuru na dukeya byibuze n'ifoto byarakunaniye none akazi kageza aharyoshye ngo uragiye ubwo nitwe ushaka gusiga mu bibazo reka nkubaze wagiye kumpa akazi wowe wagashoboye hakwemera ko ntacyo ushoboye urangiza uve ku bintu ureka abantu ibintu byo kwirirwa ushaka kwambura abantu uburenganzira bwabo njye rero ibyo ndabirambiwe nshaka kubaho ubuzima bwanjye bwite reka mfite umuryango mba ngomba kwitaho niyo mpamvu nakubwiye ko ngomba kuba kure y'iki urusaku rw'amasasu naho ibyo byaba byo kumbwira ngo nguko uvuye mu kazi ngewe wowe wantwara iki wowe niba bakubwira ibyo byose by'uko Judy turi abafiyanse n'ibyo bibazo byose nabimenyeye byose none se mwakemura iki nyine ese nari gukemura iki uretse kubabwira nyine ko nanjye ibyo bintu ushobora kuba ntabibonye kandi twarakekakekaga ari uguhuzahuza ibintu bidafite ahantu bihuriye bro ukimenya abagore abagore barapanika cyane sibyo iyi situation nanjye bayimbwiye ariko sinagomba gupanika so urumva rero we never mind nta kibazo ariko nibyo nashaka kumenya nta bintu byadanje ariko numvaga ntabwo nari kuza ngo usage mu muhanda mbite mbikubaza kuri aho tujya duhura of course twari gushaka ahantu tuza tukanasangira ntabwo tuba duherukanye tukanakina n'akagame gusa sorry no it's okay ahubwo ntabwo nari kubona na ex wawe gute ibyo bintu wabigeze ubana na ex wawe gute kandi muratandukanye ni birebire ni ibintu birebire cyane it's okay nta kibazo ariko nanjye ndagushaka by the way ufite free time wambwira ariko nta kibazo it's okay ndagushaka kabisa sinzi musanze kuri office buriya hari ikibazo bitwaye kabera tuganirira ubundi se ko wamenye n'ubundi waramenye kandi byiza no kuganira mu rugo atari burya mu kabari kuko nibwo kuganira nyine bisiriye niba biri serious biri serious cyane nice nakubwiye ngo wampaye akazi kubera ko nta byawe byakunaniye kuko iyo ubishoboye ntabwo waranyiyambaje hari umwenda mufitiye byose garukiraho umva kiki reka nkubwire ntumenyere umva aka kazi turimo niba utakazi ugiye kugasobanukirwa kandi Mati niwe wino ase wasaze wino wewe wasaze ni Mati nase niwe wambwiraga ariko ujya usara sikusa ugahagarara mu muhanda ugahagarara mu magara gutya Mati Diane. Najyaga nkumva. Mukuru wanjye. Sister, right? Okay. So Diane yumwita Mart, my boyfriend.
mumenyane mumenyane Fiancé. mumenyane. numvaga rero se Sora uri kumumbaza? uramukubajije wambwiye ngo iki aba yanga kukwerekana Wumve. noneho tubonanye mwashakaga twagushakaga hari ikibazo se tugiye mu rugo ko n'ubundi atari kure ni hafi Twatuje hano guhaha. twagira mu rugo ariko Ahubwo twazabipanga. tuganira na sister wawe tukamenyana byisanzuyeho ariko ndumva nta kintu bitwaye Sure. Tubanze duhahe tugende duteke ngo tuzabe tumusura. twayigize tugere mu rugo nta kibazo twagerayo tukaganira ni hafi ntabwo ari kure iwabo twayigize kamo Okay. ni hafi ntabwo ari kure Diane undi wese wajyaho ntabwo ubishaka No, it's okay, it's okay, it's okay. umva ntabwo nshobora gutekereza ko ari wowe ushobora kumbwira ayo magambo. Ubu kano kanya umurenga urakwishe utangiye kureba uzamenya icyo bisobanura urumva kuva muri kano kazi uzabisobanukirwa neza. Braka. Listen. Ntago amaraso nakoze ayawe ariyo yanyerera ngacika imbere. Ahubwo usaba Imana ntazongera guhura nawe. Kiki. Ubundi umuntu urimo kubwira uramuzi. Umva sekirite icyo cyana cy'imbwa ntikigucike. karibu yana dutuye nta mu rugo urebye ndahabona feel at home aya niyo mazu mucuruza niyo mazu Judy ntabwo yakubwiye eko muri abakire ntabwo uzi ibintu acuruza none ntabwo aba yarambwiye rega aba yarampishe amakuru Ntabwo nakubwiye dia. natwe ntabwo yambwiye ko ari ayangaye yakubwiye Ese mvugaraya. ntabwo sawa sunze se Ese mvugaraya mbaza. okay Mvugaraya amashuri. so ndumva nabakira ubwo se ni ngombwa cyari ngombwa n'izuba tuvuyeho iyi twakira hanze hari izuba ryinshi reka ndebe ikintu bakiriza Sawa. none se utabeshye nawe ukora oya mwese ntabwo mwabona No! Wait! No,
calm down. Tuza. ese mani muba munshakaho iki gihe mwanditse Ntuzajya uhora ubona abantu wiruke. Ntabwo buri gihe aba ari ibibazo bro. Tuza. ese buraka njye ni buraka ukuntumyeho Aya ntabwo ari. Hanyuma se bite? ibi biki se ndi mwe mwirukankana abantu mwangiza mukagenda muvuga ngo ibiki Ariko nuko ugize ubwoba bw'ubusa nta kibazo gihari. Njye hari ikibazo mfitanye nawe. mfitanye nawe se ejo bundi ntabwo wari umennye umutwe banyirukankanaga n'imbunda uzi ko wagira ngo nayo nibyo amadolari No, biriya byararangiye. Sibyo? Ahubwo nagushaka.